gikombe cyitwa baka tubabwirira Imana yahindura ahantu y'iki amasoko uwuzi n'uwutazi Imana imuremere uwutekereza n'uwudatekereza Imana imuremere zamura isengesho uririre mwene so uririre inshuti yawe uri hafi na kure nuzakurikirana iyi video azumva yuko hari umuryango washaje Imana ishimwe data wa twese mwiza duselebo Imana ishimwe Imana ihabwe icyubahiro urera Mana zabana n'abera data shimwa Yesu shimwa Yesu shimwa Yesu shimwa Yesu hari abari mu gikombe cyitwa baka turabasengeye tubahamagariye Imana tubatangarije amakuru icyo gikombe tukigukuyemo haleluya 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 Mana ishimwe hari abaguye mu gikombe cyitwa baka turabasengeye data wa twese uri mu ijuru turagushimiye Kristo twifuje guterana nawe turirira bene data bari mu gikombe cyitwa baka tubahamagariye ukuboko kw'Imana tubahamagariye ineza y'Imana tubahamagariye ukuboko gutabara hari abari mu gikombe cya covid hari abari mu gikombe cy'ubushomeri hari abari mu gikombe cy'inzu y'imbohe hari abari mu gikombe cy'inzara hari abari mu gikombe cy'ubuzima bubukakaye turabasengeye yewe uri mu gikombe cy'uburwayi tuguhamagariye Imana yewe uri mu gikombe kiruhije tuguhamagariye Imana laze dose wenevoa shele talaza ya kita ene kompredo wene foredra ibuka neza ko Ezekiyeli yagiye mu kibaya cy'amagufwa yumye Imana imutegeka kuvuga natwe uyu munsi dutegekeye ubuzima bwawe helila sole boredra dutegekeye ubuzima bwawe buva mu gikombe ubuzima bwawe buva ahatetekerwa ubuzima bwawe buva mu gahinda ubuzima bwawe bubohoke tuguhamagariye Imana tuguhamagariye Yesu tayizore kontrema Yesu njye n'umuryango wanjye tuguhamagariye abantu bose ubatabare ubagirire neza ubiteho abari mu bitaro abari mu bushomeri abari mu manza abari mu madeni abatawe n'abagabo abafite imiryango Yesu iruhijwe tayasini rodra hebre foredra sinigodra tozeni witando sanseriosoma turabahamagariye Imana urubyiruko turarusengeye imfubyi n'abapfakazi dusengeye abarwaye indwara z'igifu abarwaye hypertension abarwaye diabete Yesu abarwaye kanseri abarwaye umwijima abarwaye impyiko abarwaye imitwe mwiriteraniro Yesu takata ya sisiwia sheyedo bezavota turabasengeye dusengeye abatarabona urubyaro ku mpera y'isi
ubugingo. Yesu mwana w'Imana w'intama, uku kwezi kwa munani turagusengeyemo, dusengeye inshuti zacu, dusengeye abavandimwe, dusengeye abatuzi n'abo tutazi, dusengeye abatuzi n'abatatuzi, tubambariye ibigunira, turabashinganishije. Yesu wera do prafosa Afrika yose tayazine gobene wadi eletana saya grom. Dusengeye abakeneye gukora amakwe, turababohoreje abafianse kubatabafite, ubireme nonaha dupfukamye. We Yesu we gira imbabazi, wanyuzigira. Turabohoreza abakobwa, turabohoreza abapfakazi n'abapfakaye, turabohoreza abasore. Turabohoza imigisha Satani yagiye ariganya abacu. Yesu subirana ibyawe. Yesu reka desobere foredra, buri wese asubirana umugisha we. Niko dusenze mw'iri teraniro, twakiriye igitangaza kwabo dusengeye n'abazakurikirana amasengesho. Uwera wa Isiraheli, reka data wa twese uzatugana wese azaturuhukiremo, kandi ukuboko kw'Imana kuzuzure. Abakeneye umwuka wera ubahereze umwuka wera, abavuye mu murongo bongere bihano bagirira imbabazi. Turagushimiye kuri iyi tariki ko wumvise gusenga kw'abana batoya. Mwami wanje ukaba ukoze igitangaza, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tuguhaye icyubahiro, tukuzamurira amaboko, kandi so wiritaye tugukomeye amashyi menshi cyane, kuko uri Imana igira neza. Ikiro n'ikibi cyawe none n'ibihe bidashira, mu izina rya Yesu.